Perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste yategetse ingabo ze kwirukana M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Reka tuguhereze ikaze kuri Turatsinze wawe wakoze subscribe nawe utarayikora kora subscribe nawe tuguhaye ikaze. Reka dutanye tukubwira yuko ngo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akomeje kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yohereza ingabo nyinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zihangane n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ubwo Ndayishimiye yahuraga n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi tariki 27 Gashyantare uyu mwaka 2025, yatangaje ko ashyigikiye ko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yakemurwa mu nzira y'amahoro, ariko ibikorwa bye bihabanye n'aya magambo. No kuvuga ngo we aragaragaza yuko ashyigikiye ko intambara yagabanuka biciye mu nzira y'ibiganiro, ariko we n'ubundi agakomeza kohereza ingabo ze mu gihugu cya Kongo. Dore ikibigaragaza nuko ingabo z'u Burundi zirenga 15,000 zimaze koherezwa mu burasirazuba bwa RDC hashingiwe ku masezerano Ndayishimiye yagiranye na Felix Tshisekedi ku nama ya 2023 yo kwifatanya mu kurwanya M23. Bamwe bo mu ngabo z'u Burundi nibumva ukuntu bakomeza kugaba ibitero kuri M23 bonyine, mu gihe ingabo za DRC n'imitwe igize ihuriro rya Wazalendo bo badashaka kurwana. Abayobozi bakuru muri guverinoma nabo nibumva impamvu abasirikare babo bakomeza gupfira muri iyi ntambara, ariko Perezida Ndayishimiye Evariste bakunda kwita Never we akomeje koherezayo ingabo, ntago yitaye ku byo bagenzi be bagenda bamubaza, ahubwo we gahunda n'ukwataka, gahunda n'ugutera, gahunda n'ukurwana. Aho wakwibaza uti se afitemo iyihe nyungu? Nkawe ufite ijisho rireba, ese ubona Never cyangwa se Ndayishimiye Evariste Perezida w'u Burundi niki gituma akomeza gushyira imbaraga mu ntambara iri muri DRC ko batateye igihugu cye? Ese niki gituma akomeza kurwana umuhenirizo cyangwa se umukutirizo? Kandi ingabo za Kongo zo ziriturije, ariko Evariste we urabona yabishyizemo umuhate n'umutima we wose n'imbaraga ze zose zishoboka. Urabona ko we yabyegereje umutima. Nyandikira muri comment section tubwire uti ndabona Ndayishimiye afite icyo akeneye cyangwa se ari mukuri. Niba atari mukuri bitubwiye muri comment, niba ari mukuri nabwo bitubwire muri comment. Ese urabona Ndayishimiye n'izi ngabo ze 15,000 bazasya kuri M23, cyangwa se cyaba cyo gihe cya M23 cyo kuba yatsindwa, cyangwa se n'ubundi Ndayishimiye roheza y'abasirikare birangire ntacyo bakoze nk'abo yakomeje koherezayo mu bihe bitandukanye? Umwanya n'uwawe muri comment tubwire uti birashoboka cyangwa se nago bishoboka. Kandi twakomeza tukubwira ko M23 yo ikomeje gahunda yo gufasha abaturage aho yagiye ifata hose. Twavuga nka Goma, Bukavu, ahantu hose yagiye ifata umutekano ni wose, na cyane ko yawukajije rwose mu buryo bugaragara kandi bufatika. Yes, ko subscribe. Reka tugushimire. My name is Turatsinze wawe, reka tugaruke.